nubwo abandi babaguriye igipupe cya 3,500 we n'umukanana w'isina bagukubise ubwo abandi barya gurepa ubwo abandi barya we baguhaye ubuki bwo mu mukanana ubwo abandi babasunika muri toroteze we ni igitumbatumbo gari ne tungo muri iyi minsi bita kabenzi mu minsi yashize basigaye barigita vewiti uyuri kubitiyemo umuziki ukarishima urumva riragarama rikamera ukuntu kukurishimye ariko ari kubita rikaboroga Imana ruriho kandi rwinshi ahubwo ikibazo nuko urukundo ruriho nurwo mu nzego umuyaya ku muyaya umunyonzi ku munyonzi umuvelomoteri ku muvelomoteri motari kuri motari lisansi kuri lisansi umucuruzi ku mucuruzi umuherwa ku muherwa urukundo ruri mu byiciro nge namwe ryinshi rero niyo mpamvu ijwi ryagiye naracomye mwana naracomye mukozi w'Imana ijwi ryaragiye ariko Umusaruro TV ngewe nditimamo Jean Baptiste kuri mikoro imbere yanyu muri kubabona abakozi b'Imana harimo mwarimu ndetse na pasteur nabifashishije kugira ngo baze badufashishe ibyo Imana yabahaye bibarimo ndaza gutangira mbakira mu kanya gato cyane ariko nanagusaba gukora subscribe ukagerageza no gusangiza abagenzi bawe ibiganiro byacu kugira ngo ibyo twifuza kugeza hirya no hino bibagereho reka mpere rero ibumoso bwanjye kuko nge ndi ibumoso bwabo nubwo mutandeba kuri kamera nakire pasteri abibwire ndetse nakire na mwarimu abibwire hanyuma ndaza no kwakira pasteri aze kuza gukomeza aturagiza Imana kugira ngo tuze kurushaho kuryoherwa no kunogerwa n'iki kiganiro karibu pasteri murakoze kuduha ikaze ku Musaruro TV twishimiye ikaze muduhaye nitwa Pasteur Niyonshuti Theogene ndi umugabo ndubatse mfite madamu n'abana batatu njya nkunda kongeraho ngo abana beza basanase cyane ko kera ngo iyo washakaga kwereka ko umwana ari uwundi wavuga ko kasana nyina ahubwo iyo umenye ubwenge ukigera ahantu babyaye tuvuga ngo bega ikibebe kiza gisana se ubwo ako kanya bahita baguha isombe n'igikomo kanywa twakomeje hirya gato rero ye hariyo undi muvandimwe umukozi w'Imana nawe atwibwira murakoze cyane nitwa Vedaste Ntakimana ndi umugabo nanjye ndubatse mfite madamu n'abana 4 nanjye basanase numva abana bane nanjye tubasa ariko harimo umwe umukobwa usa na mama we Mana data twese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimira kubw'uyu mwanya mwiza duhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana hamwe n'abadukurikiye niyo mpamvu dusengeye umwanya kuya mu mwuka wera y'urukabane natwe kandi yerekeze ijambo ryose tuvuga riherekezwe n'imbaraga z'umwuka wera kugira ngo abazumva iki kiganiro iri jambo ry'Imana bazasubizwemo intege batarakumenya bakumenye abarushye baruhurwe nawe n'abasubiye inyuma bongere kubyutswa nawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Ni ku Musaruro TV rero nabibabwiye ko ku ruhande nitimamo Jean Baptiste humura mwana wanjye ibyo uvuga byose Imana irabyumva niyo mpamvu tujya tunyaruka gatoya niyo twakora n'ibindi bigana ariko ntitwirengagize kuvuga Imana reka hirya y'igatoya ubwo pastor amaze kudusengera atubwire niba hari umurongo waba urimo kumufasha ushobora no kutubera inzira y'ikiganiro. Murakoze cyane uyu munsi twifuje kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 3:16 haravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3:16 nuvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana. Mbega ijambo riryoshye. Ibi bintu hari igihe iyo tubivugana nk'abakozi b'Imana twumva ari byiza biradufasha. Twifuje rero ko abantu baduteze amatwi badukuriye natwe ubwacu twasangirira ijambo ry'Imana akaba ryo munsi tuganiraho. Kugenda mbabaza ngende intama ndi hari ku ruhande ndumubwirizwa noneho umuntu akavuga nk'ahana ikintu ukabura ukumubaza ndeka mbibarize akabazo kamwe ku bintu bijyanye n'ijambo agakiza tubonera muri Kristo Yesu. Yesu Kristo niwe nzira ukuri n'ubugingo nawe uzajya kwa data ntamujyanye niwe mwami umukiza n'uwo bari mu isi
ariko ugasanga nanone hari abandi bantu batabyumva uko nguko tubyumva. Ese banyakubahwa abakozi b'Imana, bashumba, ni iki mubivugaho mwebwe, cyane ko hano hanze heze gusanga umwana muntu aravuga ati ngewe ndi mu buntu bwa Kristo, kandi koko yaguha umurongo kumva niwo akavuga ati ngewe ndi mu buntu, utamwizera se ubundi nge nakwishoboza iki? Mudufashe wenda tugende no kuri uwo murongo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, abantu bose bari mu isi. Murakoze. Ubundi ijambo nyamukuru riri muri uyu murongo ritwinjiza no muri iryo jambo utubwiye ngo hanze uravuga ubuntu. Ubundi haragaragaramo ijambo ryitwa urukundo. Yego, mu rukundo. Kandi uretse no kwinjira mbere yuko tuvuga kuri uyu murongo cyangwa kubyo tubajije, umuntu wese waremwe uretse n'umuntu, umuntu wese waremwe uretse n'umuntu, n'ibimera uretse n'ibimera n'amatungo, buri kintu cyose gikenera urukundo. Yego, buri kintu cyose gikenera iki? Urukundo. Iyo ubwiye umuntu ngo ndagukunda aranezerwa. N'ikirabyo ari ikirabyo, iyo ukivomereye 3 ku munsi kiragenda kigashisha kuko wawe gihaye urukundo. Ariko hakima amazi ibibabi byacyo bikahita bimanuka, urumva kidasiritse. Noneho n'amatungo reka mvuge amatungo ari yose, hari itungo uvuga ngo box ukabona rirakinnye kuko urihaye urukundo, ariko bikana kandi uvuga ngo pusi nibyo rero bikenera iki? Urukundo. Hari n'itungo muri iyi minsi bita kabenzi, mu minsi yashize basigaye baryita vewiti, uyu uri kubitiyemo umuziki ukarishima, urumva riragarama rikamera ukuntu kuko urishimye, ariko hari kubita rikaboroga. Icyo ushaka kuvuga ni iki rero? Niba buri muntu wese akenera urukundo, n'Imana bo yaremye izi ko bakeneye iki? Urukundo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese, ngeze handi wambazaga, nugize gute? N'umwizera wese. Byumvikana ko hari abandi batagize gute? Batamwizera, abo bahabwa ubugingo buhoraho. Noneho iri jambo urukundo ubwaryo, urukundo rw'Imana, simvuga urw'abantu. Urw'abantu umuntu agukunda, ubundi hari n'abantu bavuga ngo urukundo rwarashize, reka mbabwire ko rutashize. Ndavuga urw'abantu. Urukundo rw'abantu ruriho kandi rwinshi, mukozi w'Imana, ruriho kandi rwinshi. Ahubwo ikibazo ni uko urukundo ruriho n'urwo mu nzego, umuyaya ku muyaya, umunyonzi ku munyonzi, umuvelomoteri ku muvelomoteri, umumotari kuri motari, lisansiye kuri lisansiye, umucuruzi ku mucuruzi, umuherwe ku muherwe. Urukundo ruriho, ruri mu byiciro. Nicyo kibazo. Noneho uru rukundo rw'Imana rero, urumva rwo nta byiciro. Amen. Ahubwo urukundo rw'Imana ruherekejwe n'aya magambo 3. Ijambo rya mbere ni imbabazi, ijambo rya kabiri ni agakiza, ijambo rya gatatu ni ubuntu. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo urukundo rw'Imana, uba uvuze imbabazi, uba uvuze agakiza, uba uvuze ubuntu. Nanone iyo uvuze ubuntu ukavuga imbabazi ukavuga agakiza, uba uvuze urukundo rw'Imana. Noneho ikibazo abantu bafite, tugereyo kuri cya kibazo batubajije, abantu bavuga ngo bari mu buntu ngo bw'Imana, sinzi ukuntu barivuga, ariko bakirengagiza ko ubuntu bw'Imana buherekejwe n'agakiza, bakibagirwa ko ubuntu bw'Imana buherekezwe n'imbabazi. Aya magambo ari 3, imbabazi, agakiza, ubuntu, nibyo bibyara ubugingo. Ni ukuvuga ngo ubuntu bwonyine ntibubyara ubugingo. Ndagira ngo ubyumve neza. Ubuntu bwonyine nibubyara iki? Ubugingo. Bivuga ngo ubuntu bugomba guhura n'agakiza, ukongeraho imbabazi, nibyo bibyara iki? Ubugingo. Turizera ko uri mugenda usubizwa. Ndagenda nasubizwa, ariko ari nako ndushaho kugenda ngira n'ikibazo, kubera ko ibibazo mfite akagakiza tukabonera muri Kristo Yesu. Ese umuntu wamaze kwizera, wasoje kwizera, kumwizera, kumwakira nk'umwami n'umukiza, afite ubugingo buhoraho? Ahubwo icyo cyaba ari ikintu kirekire. Nta muntu ujya usoza kumwizera, nta muntu ubisoza, ahubwo ni urugendo.
ni urugendo utangira kandi utavamo ukarukomeza buri munsi kandi nawe akagwiza buri munsi imbabazi ze kuri twe. Uko tugenda tugwiza kumwizera niko agenda agwiza imbabazi, uko bwije nuko bukeye tukarushaho kwisanga muri bwa buntu, tukarushaho kwisanga muri za mbabazi, tukarushaho kwisanga muri bwa rukundo, bikabyara ubugingo. Ntabwo bisaba ngo tugire aho dusubikira. Ni urugendo rurerure dukomeza kugenda dukora. Kandi umukozi w'Imana ndagira ngo aya magambo nanone twongere turababisobanuriraho babyumve. Ubundi ubusobanuro bw'ijambo agakiza ni irihe? Ushatse kuvuga iki? Ni ukuguha amafaranga ukagenda ukamuherwe nkaba ndagukijije. Ubusobanuro bw'ijambo agakiza k'Imana. Ubundi agakiza, ijambo agakiza k'Imana cyangwa ubusobanuro agakiza ni ukwisanga ahantu imiryango itagukiza, amafaranga atagukiza, diplome zitagukiza, n'umugore wabyaye atagira icyo akoraho, na dogiteri hahandi atagira icyo akora, ariko urukundo rw'Imana rwuzuye agakiza rukaza rukagukuraho hantu rukagukiza. Aho rero ndagira ngo tuhavugaho humve. Ubundi ubukene bukizwa nuko ifaranga ribonetse. Nigeze mbwira abantu ngo igisubizo cy'ibibazo cyose ni amafaranga. Ubundi Imana iduha amafaranga. Iyo uri umugabo ukabura kashi, iyo uri umugabo amabwiriza mu rugo aragabanyuka, iyo utanze itegeko ntiryubahirizwa. Ukwiye no kubwiriza ukagabanya amategeko. Ukavuga ati rero urumva Imana iduha iki? Nta nkingi mfite yemerera gutegeka. Urumva ariko agakiza k'Imana gatandukanye n'ubukire. Nene aka gakiza k'Imana ko kaza gukiza umuntu ijambo ryitwa icyaha. Twagiye urupfu rw'iteka, ariko urwo rupfu rw'iteka rukururwa n'icyaha. Noneho ni ukuvangira ijambo agakiza rero kadukiza urupfu rw'iteka. Urwo rupfu rw'iteka ruzanwa n'icyaha kugira ngo naryo urye kuryakira. Nuko uhura na rya jambo rya gatatu ryitwa iki? Imbabazi. None aha ngaha rero niho abantu babyitanyana n'abandi bita bavuga ngo ubuntu. Ntabwo ushobora guhabwa ubuntu bwitwa imbabazi utagize mu ruhare. Ndagira ngo akantu kumve neza. Niyo uhawe imbabazi, ndavuga mu buzima busanzwe, utagize mu ruhare, iteka ryose uhora wumva ko utababariwe. Nkurikira neza. Niyo mpamvu Imana itaguha imbabazi z'ubuntu, iguha agakiza k'ubuntu utavunikiye. None wahita umbwira ngo aka gakiza, izi mbabazi bigura umutungo ungana iki? Bigura ijambo rimwe ry'inyuguti 9. Ijambo rivuga ngo mbabarira gusa. Ubundi ugahabwa za mbabazi na kagakiza n'ubuntu bipfunyitsemo ijambo ryitwa ubugingo. Bivuze ngo umuntu wari wese ushobora kuba atunze iryo jambo mbabarira afite agakiza. Kuritunga no kurivuga biratandukanye. Ahubwo kugira ngo umuntu arivuge ugira ngo yikoreye ingunguru y'amazi. Ijambo ry'inyuguti zingahe? 9. Kugira ngo umuntu arivuge niryo rikomeye. Ni naryo riremereye kurusha ingunguru. Kuko uwemera gusaba imbabazi ni ukwemera ko ari umunyabyaha. Ndagira ngo icyo cyumva. Impamvu abantu bakunda koroshya icyo kintu kubera gukwepa, guhunga gusaba imbabazi. Nibemere basaba imbabazi bagirirwa ubuntu. Bamwe babivuga no mu zindi ndimi z'amahanga bakirengagiza Ikinyarwanda, akavuga ngo sorry please, utuntu nk'utwo twose kugira ngo ye kwiyumvisha ko yaciye bugufiya. Twe turabwira abantu mu Kinyarwanda. Ni Ikinyarwanda turimo tubwira abantu badukurikiye. Nibasabe imbabazi. Bagirirwe ubuntu. Buzana agakiza. Dusubiremo. Abantu nibemere yuko bakoze ibyaha. None niwemera ko wakoze ibyaha urasaba imbabazi. Niwemera ko wasabye imbabazi urahabwa agakiza. Agakiza kaza n'ubwo buntu bashaka. Kandi ntekereje n'ikintu gikomeye. Ibi bintu biroroshye. Kuri twe biradukomeye. Twebwe turagorana. Abantu kiremwe muntu baragorana. Kuko abantu nabaremwa bararemwe. Ariko Imana ntabwo iteye nkatwe. Iyo hari ikindi itagira twe dutunze gucyura incyuro. Ariko ikintu nakundiye Imana ibwiye ngo mbabare ntigucyurira. Abantu kuki badasaba imbabazi rwose? Imbabazi zitagira incyuro, imbabazi zitagira ngo ariko, imbabazi zitagira ngo ni wongere.
izo mbabazi urazigirirwa ugahabwa bwa buntu ntuzigere ucyurirwa. Abantu rero nibace bugufi be guhunga gukwepa gusaba imbabazi. hari ahantu Pasiteri Theogene yabaye nk'unsigananga kumunyura mu ijambo ngira ngo ngaruke, yavuze ati aka gakiza kanakwinjiza mu gukira aho abandi batagukiza. Ahantu niho ngira ngo duse nkaho tugaruka. Kubera ihe mpamvu hari uburyo tuba mu matorero atandukanye hirya no hino, umuntu kuko yakiriye agakiza hamwe n'ijambo ry'Imana bamuha kumva ko yamaze gusubizwa, akumva ko atagomba gukora, akumva ko atagomba gushaka, agategereza ka gakiza kagategerereza mu bukire. ubundi reka mbaye bisobanure gutya, twese dukizwa twaje tuzi ko kwa Yesu binagana. Twaje batubwira ko kwa Yesu tugize gute binagana. Rero tuhageze ni nazo ndirimbo ni nazo kora, tuhageze dusanga biri kure, niyo wakwisumbukuruza ntiwabigera. Uretse no kwa binagana niyo wakwisumbukuruza ntiwabigera. Ariko icyo dushimiriye yaduhamagaye, nkurikira neza icyo dushimiriye, reka subiremo, dukizwa twaje batubwira ko kwa Yesu binagana. Tuhageze uretse no kunagana niyo wakwisumbukuruza ntiwagira gute ntiwabigeraho. Ariko yaduhamagaye, Imana ishobora byose, umwami wacu Yesu Kristo arabisumba. Kuko abisumba rero arabigonda, kandi cyantangaje ntabigondera rimwe, agonda igihuye naho ugize gute ugeze. Ntawe ndabona yagondeye Minerivare z'umwana ngihita imugondera n'igitenge. Uyu munsi ni Minerivare ukabyina ati mvangire neza umwana asubiye ku ishuri, nyirinzi agateramo yaza urasubira kuri nyir'ururebe akongera akagonda. Ayinzu ukabura yabonye wayabona igitenge wakwicara ku gasoga bugari kakaba kiracitse, niko Mana ko n'igitenge gicitse. Datuba twese akongera akagonda. Rero tuzarinda tugera mu ijuru umukozi w'Imana agenda agonda icyuyu munsi, ntawe ndabona bigondera rimwe. Uzi ko niyo bigezeyo bahita bagukura ku ifiriti ubwo utangiye kuyirya, ubwo ukaba utangiye imyumbati. Mbese iby'uyu mugabo ni umva kimanura akaguha ibigori kabisa n'amadegede n'idodo n'intoryi zitagira amavuta, ahubwo agonda buri muntu. umukozi w'Imana, ijambo rimwe nuko ubu buntu agakiza imbabazi biza biherekeje igikado kinini cyitwa amahoro. Ayo mahoro niyo umuntu aryamamo, yaba ari kawunga na dodo ukabona arawukatate Yesu ni umwami. Bashyira amatumva yangire neza mu rusengero, wamuha umwanya ukagira ngo yatahanye ifuso yuzuye umuceri, ashima Imana ati rero ari akantu gato data. Ariko kako kavuye ku Mana kakanezeza umutima ugahawe. Ariko impamvu umutima unezerwa nuko atunze amahoro muri we. Uruza rero umwana umuzanira bombo yo ku giti yo ku gati, cyangwa akagutuma indege, cyangwa akagutuma indege ngo papa unzanire indege, kandi ku kibuga cy'indege nturahagera. Muri we ni umunyamahoro nyine, we afite amahoro akimuhagaritse umutima, azi ko se azana indege. Ibi ndabivanga n'ijambo rivuga ngo gukira no kunyurwa. Hanyuma iri jambo gukira no kunyurwa, umwe muri mwe arinsubize, muze kunsubiza irindi jambo mpise nibaza. Hari undi mukozi w'Imana twaganiriye kuri no channel yacu, aravuga atari ko se ko Imana ivubira umugisha babi n'abeza, nturi mu babi nturi no mu beza, kuko urabiteganirijwe byanze bikunze hari umugisha w'ababi n'abeza. Iri jambo muze kunyunganira rimazemo iminsi, mugira akantu muri komoza aho twumva. Icyambere ndashaka kuvuga kuri ijambo ryitwa gukira rira waruvuzeho. Paulo yasobanuye, Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo mwana wanjye kubaha Uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Nta bukire bwa mbere bubaho buruta kunyurwa no kubaha Uwiteka. Bivuga ngo gufata Uwiteka ukamwubaha, ariko ukongera no kugira gute no kunyurwa. Umutima unyuzwe. Hangaho gutunga umutima unyuzwe si ukuvuga yuko ukuri bikunejeje, kuko na hahandi uriya ari uhageze nawe byakubera. Icyo bishaka kuvuga ni iki? Nuko ukuri kose ubanza kwizera Imana yaguhamagaye, ukavuga ati ahandi
byanze kunze hari ahandi zangeza muri rya jambo rivuga ngo naho kurira kwararira umuntu bwaki impundu zikagira gute zikavuga none y'iryo jambo rituyemo ngo nubwo ndaye ndirejo naseka uranyurwa ubwo nibwo bukire bituma utandavura bituma utahemuka none uyu mugabo wakubajije ngo umukozi w'Imana wakubwiye ngo nturi umukire nako nturi mu babi uze no mubeza mbere ko wenda ngira icyo ngisubizaho buri muntu avuga Yesu bitewe n'aho bahuriye kandi uko umuvuze bitewe n'aho mwahuriye buryo bumuvuze wowe birakunejeje cyane kusha njye ukumva uko njye ukumva sinzi uburemere bw'ibyo Yesu yagukoreye ariko wowe umuvuze ufite igitsikamutima ufite ibyakunejeje kuri Yesu mutima cy'ibyo Yesu yakoze igitsikamutima ni ikintu kize kikatsika mu mutima abantu badashobora guteruramo ni ikintu ni fondasiyo y'ibyo Yesu yagukoreye biri mu mutima wawe bikagutera kuvuga Yesu nubwo ibyo uvuganye nabona bidasa n'ukuri ariko wowe umuvuze ufite ibyo wamubonyeho ntari kugukorera imiryango itari kugukorera isi itari kugukorera ukabona ko byakozwe na Yesu kumuvuga rero ntabwo wibeshye nge nshobora kubona ko wibeshye ariko wowe wavuze Yesu ukurikije ibyo yagukoreye yatanga urugero gato ikijumba ndumva ntawe utakizi ikijumba tuma wakiriyeho ntago naba ntarakiva ikijumba none burya ikijumba umuntu ashobora kukirya mu buryo butandukanye ariko bose ari ikijumba bariye ushobora kukirya wagihase ugashyiramo igitunguru n'umunyu si ikijumba uriye se ushobora kukirya ugitekanye n'ibishishwa si ikijumba uriye se bimwe bitaga amaganda twitaga amaganda tukiri mu cyaro ushobora no kukirya kigeretse ku bishyimbo gihase cyafashe mu nguni ku nkono ukacomona kiriho urakibuka mama ukaco cyafate urumva ushobora no kukirya icyo ni ikijumba turi kuvuga ushobora no kukirya wagihasa ukarambika mu ifiriti mu mavuta si ikijumba uri kurya se ushobora no kukirya bagisema ifu bagakoramo akabiswi bita ngo akarabo none reka nkubaze abo bose ko bari ikijumba muri ubwo buryo butetse mu buryo butandukanye ntago kiri bubaryohere kimwe ariko cyose ari ikijumba bose bari na Yesu niko ameze rero uzi ko twajyaga turya ibijumba byatetswe muri runonko muri kandi ukiriye rwose tuvugisha ukuri hari ikijumba se bose ntagikunze ntagishaka bose bari ibijumba nose uravuga ngo ukiriye gutyo nyina kiriye uko ubushobozi bwacyo bwanjye buri nano icyo twasobanuraga kuri ubusobanuro twese ari nge ari n'uwo mwaganiriye ari n'undi muzaganira twese tuzaza tuvuga Yesu twese tuzaza tuvuga nde Yesu ariko tumuvuge mu buryo butandukanye ariko ari Yesu tugize gute tuvuga kuko buri muntu avuga Yesu bitewe n'aho bagize gute bahuriye uzare nk'umuntu ushonje ni umuntu washonje nubwo Imana yaba yaramuhaye ibiryo akarya ntashobora kurangiza isengesho atavuze ngo Mana ndagushimye kugabura kuko yigeze yicwa n'iki niyo wamuha gusengera gutandukana mu rusengero asoza avuga ariko Mana we ndakwibutsa ugabura mbese kandi yaranahaze ntago agifite inzara uyu muntu sinasoza ntavuze ku biryo urumva n'ubu ndabivuze ukizana aratwishe tujye tubyemera Yesu araryoshye ariko hari ikintu ntekereje uzi kubona imfubyi Yesu yareze ukamubwira ngo senga mu iteraniro nubwo wamubwira ngo sengera ibyo kurya ikimuri mu mutima no mu mutwe nubwo wamubaga ntiwakimuvanamo ko si umutsi urwaye we agomba kuvuga ngo ndasengera imfubyi igihe cyose urahoza amufata nk'uwarondogoye ngo yasengeye ibyo tutamubwiye wowe wimubwira ibyo asenga ni igitsikamutima cye kandi kumukosora byangora ugeretse muteruyemo cya kindi uhise utuma nibuka ikintu kimwe wenda Pastor Theogene we arabyibuka cyane twarimo dusenga za kiruhura ariko akenshi uko umuntu agiye gusenga wakwibuka ko uri imfubyi wakwibuka inzara ukuntu yagukubise ukumva ugira impuhwe abafite icyo kibazo ibyo ni ibintu nyine biba byaragiye ni hahandi Yesu abaragukuye wamara kuvayo ukumva ufite impuhwe abariyo
sibyo? Ni niyo mpamvu wenda tugaruke mu buryo bwiza bw'ivugabutumwa, ni niyo mpamvu ubona kenshi tuvuga Yesu. Impamvu tuvuga Yesu nuko tuzi neza umumaro byatugiriye kuva aho twari turi, sibyo? Aho twari turi tuve no mu bisubizo, tuve no mu bindi bibazo. Ikintu kiri ngombwa cya mbere twari tugendereye, wenda ku bantu badukurikiye kugira ngo baze kubyibuka neza, twatangiranye ijambo rivuga ngo kuko Yesu yakunze abari mwise cyane nibe byatumye atanga kuko Imana yakunze abari mwisi cyane, kandi iryo jambo rigeho kuko yabakunze cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Ndumva rero ijambo riryoshye, ririmo riragenda riryoha. Ndimo nkubwira icyo nibutse, none ugasanga warakize, inzara yarashize, ibibazo byararangiye, ariko uraturitse wenda urugero urarisi, sibyo? Aba bantu bajye bihanganira ibyo batubonamo kuko bifite impamvu, bifite ahantu byaturutse. Hari ahantu ndibuka Theogene, Imana itangira gusa nkaho irimo itanga utuntu tw'utumenyetso kuri we. Icyo gihe yateguye igiterane yakise inzahare, uri kubyumva? Naragitekereje icyo gihe, nanjye ndi umwe mu bantu bari bakirimo nubwo atari byo nari ngendereye. Nari maze kuvayo ndavuga ariko ubundi zinzahari ndajya mu nzahari ngewe iki kijamo nkumva kiraremereye, ariko tujye kubona ngezemo muri igiterane kiraremereye. Mbona ibintu byacanze abantu, naho nitangiriro ryo kugira ngo Imana igire ikintu igira gute ikora abantu izahura. Nukuri ko Imana ishimwe. Aho Yesu agereje akora tubaye tumushimye. Hari naho Bibiliya ivuga, reka tujye tunabivuga, kuko Imana itatanze umwana wayo mwisi gucira abari mwisi witeka. Ntabwo misiyo y'Imana kuri Yesu n'abantu ari ukubacira witeka, ahubwo ni ukubakura muri ya mateka, akabakura muri bwa buzima, agahindura ya mibereho, agahindura ya myumvire, agahindura ya mitekerereze, akabavana mu bwiza akabashyira mu bundi, akabahindura kabisa kandi bagahinduka. Iyo rero uyu muntu yibutse neza yabonye kuri Yesu, aravuga ati naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa. Ntabwo avuga ko wamukunda, avuga ko iteka kundwa. Fitanye ikibazo nino ndirimbo uvuzeho, naho napfa naho ndiho nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Iyi ndirimbo kundwa kuko Imana niyo yidekaraye bwa mbere ikunda umuntu yaremye, iramukunda, ijishura umwana wayo w'ikinege aza mu isi kubera nge. Urwo rukundo rero azabura ate kurumuduhana n'ibindi byose. Niyo mpamvu iyo tumaze guhabwa bwa buntu, imbabazi, gakiza n'ibindi, ari byo twavugaga ko Yesu agenda agondaho. Ngewe ubundi mu buzima bwanjye kuko nababaye cyane, ngiye nkunda ibintu binshimisha. Rero hari ibintu numva nyine nkumva nishimye. Tubifurije kuba mwishimye, turi no muri weekend nziza kuri mwebwe, kandi murusheho kwizera no kwakira icyo umukozi w'Imana tubwiye. Yavuze ngo ni ubuntu buri kumwe n'imbabazi n'agakiza, agakiza ubuntu, imbabazi bigendane. Iyo byihuri ubundi iyo tuvuze ijambo urukundo, ubu abadukurikiye bose tubabwiye ko twaganire ku rukundo rw'Imana. Uru rukundo rw'Imana rero rurimo imbabazi, rurimo agakiza, rurimo kandi mukozi w'Imana. Mbere yuko dusoza, ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko hari aho bari bategereje kuzuka, hari amasoko bari bategereje kuvomamo urukundo, barangije bavomamo ibiroho. Hari isoko y'umuryango. Umuntu wese uvutse akeneye kwamwa ngo mama shenge, none uwakubyaye papa na mama wawe ntibabikubwiye, ari uko bakwanze, ntibigeze babikubwira. Subiremo, mu muryango wavutsemo hari utegereje kuvomamo isoko y'urukundo. Ntayo wavomyemo ibiroho, kandi atari uko bakwanze, ahubwo amateka wabasanzemo yatumye uvoma ibiroho. Kubera iki? Mama wawe agukurikije ufite imyaka 2, igihe ugize 3, aho ngaho oya tugomba kabikahe, urumva? Aho ngaho ugize 3 undi agize 1. Mama wawe agiye guhinga umuherekeje, ubwo abandi bagiye garidiyene woheretse muri umuna wawe. Hari nabagiye babatwaye mu modoka.
oya aho ntiturahagera ati mama aho nubwo abandi babaguriye igipupe cya 3,500 wowe ni umukanana w'isina bagukubise ubwo abandi barya burepa ubwo abandi barya wewe baguhaye ubuki bwo mu mukanana ubwo abandi babasunika muri toroteze wewe ni igitumbatumba wajombyemo igiti hari ikindi hari ku musozi nyagasana akakurinda timamu umuryango twari kuvoma mu rukundo baririmbye indirimbo humura mwana wanjye ibyo yuko ubimbwira mba namaze kubibona timamu njye nanyoye ryinshi rero niyo mpamvu ijwi ryagiye naracomye mwana timamu naracomye mukozi w'Imana ijwi ryaragiye ariko Imana ishimwe mu rukundo rw'Imana Imana ishimwe yuko nubwo umuryango twari kuvama mu rukundo twarubuzemo atari uko batwanze twabonye Imana idutega amatwi irongera tubwira ngo humura mwana wanjye ibyo usaba byose ndabyumva mbere yuko ugira gute ubimbwira dushimira Imana ahandi twari kuvamamo urukundo tukavoma ibiro twe twategereje urukundo ni mu mashuri abandi bana ubundi batangiraga kujya kwiga twibuka twatangiraga mu kwa 9 igihembwe cya mbere cy'umwaka imyaka 7 ukaba ugiye ku ishuri none muri 7 we wari ukijya gutashya papa wawe nta mwanya rudomoro kwa nuza wo kujya kugutangiza aho uri gukubita akamarimari uribuka akamarimari mu mbezi ukabona Filipo mwakuranye bamujyanye ku ishuri ati Filipo tujyaye tubungiye mu mbere ko natahanye urubabu nitushe wowe urasigaye umwaka utaha mu kwa 9 ntugiye ugize 8 Filipo mwakuranye Patrick wagiye mu wa 2 wowe urasigaye ubwo uracyarwana n'akamarimari ku mwaka wa 3 ubwo bugize 9 kavuga ati reka nijyane nikizo wari abantu bagiye kwitangiza bahunze imijugujugu y'abanyirarume urumva kandi ndabyibutse iyo wajyagayo warakererewe bafataga akaboko bakagapima gutya nafata ukugutwe turamenya ko imyaka 7 yuzuye iraze kugira ngo bapimire imyaka kuko no kubera ko warengeje ukaguhina ugiye kwitangiza uretse n'icyo gicebe abanyeshuri bari kwiga ubu ngubu katashima uburozi bwacu bw'igihugu nukuri pe turabakunda kandi turabasengera abayobozi bacu uzi yuko abantu bize mbere ya jenoside ndagira ngo mbibutse abarimu badutumaga boberi y'inkoni urumva ku buryo umwarimu yagukubitaga boberi urumva cyangwa akagukuruza ikinyunguti akagufungisha urushyi cyangwa gupfukama ku matafari abarimu ntago bagikubita abanyeshuri kwa kubuyobozi bwacu bwarababuye none ibaze uvuye mu rugo wa muryango wavomaga wari ukeneye kuvoma mu isoko y'urukundo urayibuze uhunze imijugujugu ya nyokorume ucikiye ku ishuri usanzeho mwarimu nabobe se nibuka bajyaga bashiramo urubaho hano muri kontoni cyangwa se muri akawuti vutu ariko naho dusanze ibiroho shiti mbabwire ko nubwo hose haba mu miryango cyo mu mashuri cyangwa mushuti n'abavandimwe tutahabonye urwo rukundo hose twagiye tuhavoma ibirohwa ariko Yesu arahari reka ducungire kuri ako gasoko kitwa Yesu kandi ni isoko nziza idakama ni isoko nziza rero ngo mwafite inyota ni muze munywe nta biguzi bamwe nta ni feza ariko nkurikira neza nta feza ariko ari ikiguzi cyitwa iki mbabarira ijambo ry'inyuguti zingahe 9 niryo ryonyine rikenewe ugahabwa ubwo butunzi bw'isoko nziza isoko nziza Imana namwe Imana ibahe umugisha mwakoze cyane kandi turabashimiye ko gasoko n'ubwandi havomwe ibiro ariko hari akandi gasoko kitwa Kristo kuzuye urukundo tubashimira rero mwebwe mwese mukomeje kudukurikira tunabifuriza gukomeza kunogerwa no kuryoherwa n'ibi biganiro bitandukanye twibutsa ko channel yacu n'Umusaruro TV kore like usharinge hirya no hino kandi unakore subscribe kugira ngo izi nkuru nziza ibiganiro biryoshye bibashe kugera no kubandi nabwo nawe urabukoreye Imana reka mbashimire mbabwira ngo bye bye kandi umunsi tuzongera kubakenera muzadufashe mugaruke kugira ngo tubashe gufasha aba bantu nabyo twabitegereje igihe tewo
ndetse mwari sibyo ntabwo mbeshya rwose twabitegereje iminsi kugira ngo tuzabe abantu bakenewe bavuga abantu bakatwumva ubwo tubonye iki gihe rero reka tukibyaza umusaruro murakoze cyane ciao ciao imana ibahe umugisha murakoze cyane imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi amen